bita Steven Wabari nta mupira w'u Rwanda yari yagafashe. Sinzi nambyemberanye namwe. Nibyo. Kubera iki? Navuga ko mu bigaragara ubundi mu mikinire y'Amavubi hari ikintu cyari cyaramaze kwiyubaka ku mutoza wagiye Torsten, ariko ubona ko Ader nawe yemera yuko akwiye kongera kubaka mu bakinnyi, cyangwa se avuga yuko ari match ya mbere wenda tumuhe n'izindi tuzareba uko yazitoza. Ubundi iyo umutoza wese ategura umukino, ategura ubwo buryo bwo kugarira, agategura n'ubwo kwataka mu gihe afite umupira. Ngana n'abakinnyi b'Amavubi ntari buvuga amazina yabo, abakinnyi babiri bambwiye ko kimwe mu bintu yari yabasabye ari ukugerageza gukora amablock band ndetse n'amablock media, gufungira hagati ndetse n'inyuma, birinda ko Nigeria yashoyemo abakinnyi bane basatira, yakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ikaba yadutsinda igitego. Ngiye kubisobanura mu buryo. Niba ifite ba rutahizamu imbere babiri, biravuga ko buri wese Manzi ndetse na Ange bari busy, bari kuhangana nabo. Mu mpande hari abawinga babiri beza, abawinga aba defenseur central, aba defenseur lateral bacu bo ku mpande bafite akazi. Hagati mu kibuga Ndidi Onyinye na Iwobi yaramaze kwikomozaho n'umubola. Iwobi na hantu naho harimo threats, kandi abakinnyi bakora ibyo bita interchanging positions. Umwava ku ruhande agarukamo hagati, umwe bava aho ngaho muri ba rutahizamu akadropingamo hagati, agasigara undi, baba bagenda baswitchinga bashaka ahantu hari espace ariho hose babyaza umusaruro. Umutoza yaravuze ati rero kugira ngo duhangane nabo, zone zose zishobora kugeramo baro nkeneye abakinnyi batari munsi ya babiri. Byagenze gute? Byatumaga Georgia, bigatuma na Golet basa n'abakinira inyuma mu kibuga cyacu bari gufasha abakinnyi kabiri na gatatu bacu. Byatumaga kapiteni Jihad ndetse na Casemiro basa n'ababa amarido ya defense yacu. None ugasanga duhise tugira abakinnyi byibura ababiri gusa basigaye bashobora gukinira imbere. Ubwo ni inshuti Inosa ndetse na Hakim Sahabu. Twese tuzi Sahabu ko ntakina. Sahabu n'umukinnyi ukina yitonze cyane. Inshuti Inosa kuba ari kumwe n'umuntu nka Troste Kong na Calvin Basse n'iri ya mibiri n'ukuntu bareshya, kuvuga ngo uraza kuransa baro ndende ngo yiruka basige, ni inkuru idashoboka. Icyabaye niki? Icya mbere twe twatakaje no gusimbuka no mu kirere. Ntabwo ari mu kirere nimwe inshuti Inosa ya kwa Troste Kong. Ifoto ndimo ndareba hano imbere yanjye. Inshuti Inosa yasimbukanye na Troste Kong, wagira ngo ni umwana muto cyane uri kumwe n'umuntu wije amuruta mu buryo bwose. Bro, wabonaga nyine ari hano mu bituza bye, urumva ntiwamusiga, ntimwasimbukana kuri baro yo mu kirere, nta kintu cyashobokaga na kimwe hari. Sekisi passe ni kirero. Twihuta tuva ku mikinire yacu yatumye wenda bitagenda neza, nuko twatekerezaga ko ibintu turi bubikore none tugasunikira ikipe. Buriya Eric nawe akunda kuvuga ko umupira ari mu bice bine. Icyo gice yari yateguye ni cya tactique, akavuga ngo kuko Nigeria bari form mu buryo bwa technique, ibi bintu by'amadrible, amafente, gucenga, kubaka, reka nanjye nkoresha amayeri ngira abakinnyi benshi muri zone y'inyuma kugira ngo itabona ama espace. Akabara ko nisunika iminota ikagera muri 30-45 se ndaba mbashyize muri position psychological cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze yo gutangira kwishidikanyaho. Nibatangira kwishidikanyaho, zambaraga zose bakoresheje banyataka buri kanya imbere y'izamu babona nta kintu kivuyemo, no kuvuga ngo igihe uri ku exercise effort nyinshi ku kintu kitari gutanga umusaruro, ubumva utangiye kubirambirwa, baraza gufungura aborohe batangire basubira inyuma. Noneho nanjye ndatangira kugira uburyo ngira control ya ballon, ntangire kuransa imipira miremire imbere. Mu minota 10 ya mbere yahise igitego. Bivuga ngo ya plani wa mugani y'inyogoye mu mazi hisishya. No kuvuga ngo ari wabaze ko uri wibroke, none ukayigeza mu minota y'imbere igatangira kwishidikanyaho, igukubise igitego mu minota 10 ya mbere, haba gucanganyikirwa. Ariko muri rusange icyabaye kigaragara cyatumye ngiye mbona tunatsindwa cyane. Buriya na team talk zose cyangwa se icyo bita lokozeri du match, ibyo uvuga kuri match yo niyo teri mu bundi ya gitoza Rutsindura Antoine yaranyisha. Navuze team talk arambwira ati nshobora no kukwima lisanse kubera iyo mpamvu. Ati ntago bibaho. Ati ijambo rya kinyamupira baryita lokozeri du match. mu gifaransa Azanyica cyane. So muri rusange rero, muri rusange match iganirwa mu buryo butatu.
ni naho Nigeria buriya yadutsindiye. Icya mbere match iganirwa muri le contexte du match. Le contexte du match, buri gihe iyo ugiye kuganira n'abantu urababwira ngo tugiye gukina iyi match isobanuye iki, iyi match ihagarara iki, iyi match imaze iki. Icyo rero le contexte, Nigeria yari ifite amanota 3 nepo tubyibuke. Mu gihe South Africa nge niyo nindaho cyane yari ifite amanota 7 imbere ya match yabo na Lesotho. Bari babizi ko nibanganya baragirane, iyo niba atsinze Lesotho kandi bari bazi ko iri mu rugo South Africa ishobora gutsinda yiragira 10. Bari babizi ko ahita ba difference ya 6. Bari babizi ko nta garuriro. Bari bazi ko baramutse batsinzwe bakaguma kuri 3 igatsinda ikagira 10 irashyiramo difference ya 7. Le contexte y'iyi match kuri Nigeria yari finale cyane. Uburemere rero bwatumaga abakinnyi bacu muri le contexte twe twabwirwaga ngo birashoboka se, nicyo kibazo. Amakuru mfite rero atari meza. Adera Murusha ntabibwira abakinnyi, ariko mu nshuti ze aravuga ngo ndabizi ko ndafite amahirwe yo kuzajya mu gikombe cy'isi. Dufite 8 kuri 12 ngo ariko nzakoresha igikombe cy'isi ngo kugira ngo ndebe uburyo nafashe ikipe ngo ntegurira campaign igikombe cya Afrika kizaza, kuko yasinye imyaka 2. Le contexte kuri twe twari muri position ya weakness, bo baje gukina nka finale ariko twe kumenyereza equipe turacyari kumva. Ariko iteka ryose qualify za World Cup burya niyo contexte burya n'abatundi batoza bose batoje izi qualify za World Cup batoza u Rwanda. Izi match ubu byumva no mu bayobozi ba ruhago. Igikombe cy'isi n'ubundi ntitwakijyamo. Yego, reka tubikoreshe equipe yacu imenyerana, tuzabaseriye muri qualification za FCON. Niri rero muri lo contexte Lorenzo fete iyo nyine mwumva ko bidashoboka, abandi bo kumva ko ari finale, nukuvuga ngo na concentration imbaraga mushyiramo, uburyo mwumva ko mugiye kubikorera biratandukana 100%. Kuri Nigeria rero niba ari do or die, kuri twe tuvuga ngo okay, ngo n'uburyo ngo turi kwikora ngo kavantire ngo nta wizi, ngo reka tubikoresha twitegura ngo twikorera ama match meza ngo tuzamuke ku rutonde rwa FIFA, ngo n'ubundi amahirwe yacu ni make. Deja twebwe ntago turi muri position yo gutsinda. Icya kabiri baganira kuri iki kintu soza, baganira ku kintu cyitwa abatoza cyane cyane. Buriya tuvuye ku cya classement wenda bagana ku adversaire babo. Classement ubwo ni bitatu, hari contexte hari na classement mbivuyeho, reka nabijyaniye rimwe. Bagana kuri adversaire ku cyo bamuganiye tugiye gukina dusoza. Adversaire agira strength akagira na weakness, agira intege nke akagira n'imbaraga, byombi arabigira, nawe ubu bifite byombi. Iyo rero uri gukina umupira w'amaguru, approach yawe nkuko nagane n'abakinnyi ntari bovuge, ikabiyo kuvuga ngo twebwe dutanze droit au ballon kuri adversaire, ni ugomba gukina akatwe impose akatwataka, twebwe tukamudefanda tugamije kumudestabiliza mentalement, kumushyiramo icyo kintu cyo kwishidikanya kuko twamufunze cyane agatinda kubona igitego. Ngo nibwo tuza gushaka noneho ya plan B ya nyuma yuko yatangiye kwishidikanyaho. Deja tugifata icyo bita entame ya match, bya bintu byo mu mashama avuga ngo badutanze kwinjira mu mukino. Romantare twe ntitwaje dushaka igitego. Niyo minota 35 bazango Kazungu niwe watwitinze ndamukunda cyane. Muvana mukorana nepo ngo iyo uzana tare munsi y'icyayi gishyushye ukayihanwa baro muzamu wa Nigeria yari kwisukira icyayi akajyoza kanywa. Kubera iki? Ikipe buri abantu barabyibeshya, na ziriya back pass tubona buri gihe basubiza inyuma. Torsten yari yarabiciye umutoza icyo wabwiye abakinnyi kivuga ngo mukinire inyuma tubanze tuyidestabilize mu bitekerezo. Wakoze icyo bita approach ipfuye, ntiwakoze continuity isa niyo wasimbuye yakoraga. Ko umutoza yasimbuye yari yaraciye mu banyarwanda no mu bakinnyi bacu ikintu cyo gutinya adversaire. Yaravuga ati fungura watake, kina umupira watake, shyira bari imbere tugende na deuxième mita. Twagerageje birakunda nasoza. Urakoze cyane. Ufashe Samuel Gerete no mukinnyi twabonye ko utarana hava ejo twavuze ko sahaba kina kuri nimero 8 abari deep muri mediane nepo ngimiki sahabo ndamukuru abakinnyi turakurikira aha ngaha ho sahaba kina akina n'umukasi yari yanakinnye kuri nimero 6
cyane like yanabyivugiye sahabu nkina deep hagati swat ni ibyaje ubundi mbere yo kujya kuzana umukinnyi iyo niyo makuru mukinisha n'abamirere recuperateri babiri hari uburyo bubiri bwo gukinisha mirere recuperateri cyane vuza hano sahabu n'umusimbura jihad n'umusimbura jihad cyiza dara l'équipe dore kunimera hari uburyo bubiri bwo gukinisha mirere recuperateri hari uburyo bwa ngo n'abakinnyi b'abakaseri typique ngikipe ngiye gukora block n'abakinnyi babiri baza guhagarara muri mediane ntabasaba gukora muvoma cyane hari igihe ikinisha mirere recuperateri babiri umwe ari umukaseri undi arundi ushobora gutwara umupira kenshi uzabona muri system ya 4-4-2 kenshi uzasanga bakoresha umukaseri n'umukinnyi ukina ashaka wamwita nimero 10 kuko baba bakoresha abataka babiri cyangwa se nimero 8 ariko usavinga imipira ku bataka dore ikintu cyiza rero aho umaze kwica umwana Samuel Gereti duheruka mwiza muri national no mukinnyi yatweretse ko atabonye uwo munana asanzwe akina muri club wamuha nimero 10 niyo mpamvu yavuyemo rero haba habaye ibintu bibi deje umukinnyi muri cya kintu twavuze cya positionnement kutamushyiraho yiyumva ko ari buguha umusaruro deja ikosa ntabwo aba ryibaraho araza mu kibuga kuko ntabwo ari bwange kujya mu kibuga ngo akine ariko iyo byanze ku mukinnyi wumva wakabaye guma mu kibuga ku kimwaro cyo gusimbuzwa mu gice cya mbere wamuhengetse muri make n'urucantege reka mbivuge gutyo kuko gukora reaction nk'iri bari abakinnyi bakina hanze hari confidence babifitiye hari ubwo urya avuga ati hari ikizere nari maze kurema mu banyarwanda muri buka match ubushize yateye ari ku 10 kuri match ya Bene dutira Bene yateye match nziza yagize muri national kuko nani bo bwa mbere yakishwe mu mwanya we n'itangaza makuru niyo match nyine yakinnye mu mwanya we itinze kuko ni n'ikintu cyumvikana dukomeza mu zindi ngingo yashoboraga kumureka iminota yari isigaye n'irindwi yashoboraga kumureka rwose ubundi n'icyo umutoza ubundi yagiye gukorana emplacement yakabaye yarebye muri kiriya gihe icyambere yazaniye Gerete na Sahabu mu bibagarura mu kibuga ariyo mama atashyizemo wenda Muhire Kevin n'abandi bakinnyi wenda tumenyereye n'abandi ba nimero 10 Dometier barimo Jaberi ni nimero 10 Dometier ibyo ntekereza ko yabirebye mu buryo bubiri icyambere nka Gerete twese turabizi ko afite imibare myiza muri equipe akinamo Hakim Sahabu kuva yahindura equipe nawe yatangiye gukina ejo bundi bayingana niyo wari uri mu Bubiligi anagaragaza rwose yatangiye muri match urana ko yanakuze na Miss Crazy rwose zari developed cyane amaze kugira umubiri ntekereza ko yabaye bashyiriyemo ikintu cyo kuvuga ngo okay gake turi bubone umupira aba bakinnyi n'abakinnyi beza mu kuba bawubika bakabona kusohora bawujyana imbere nicyo ntekereza ushobora kuba yatekereje kavuze ati Casemiro Jihad bahari nishyiramo aba ndaba mfite byibura abakinnyi at least nakwizeraho ko bashobora gufata umupira akawutunganya keremino umuntu babiri agasunika passe wenda runaka imbere rega mfasha gato nkunganire kuri aka kantu kuri remplacement ya Samuel Gereti hari hagati mu kibuga ikipe y'igihugu ya Nigeria niba mwayibonye kare bigeze kukivugaho bisa nkaho nta muntu wagiraga umwanya uri fixe hagati mu kibuga ndetse no muri attaque uretse Osimhen wenyine wakinaga nka nimero 9 ubona ko we atarimo abuja cyane ngagaruke hagati we yari imbere pe ariko abandi Chukwueze Moses Simon na Demola Lookman wabonaga yuko wigeze kwivuga hari uburyo bagendaga bahinduranye imyanya ama permutation bajijisha abakinnyi bacu hagati bakora ni nayo nyine atuma bagenda bafata ama espace mu buryo bworoshye no mu bintu bitugora how to move mu kibuga ukuntu tumuvinga urahagarara tumeze no abo bakinnyi bose ugiye kureba dokarite n'abakinnyi bose nakita aba playmaker n'abataka uhereye kuri nimero 8 wabo Alex Wobi Chukwueze Simon na Demola Lookman bose bayobora cyane aba playmaker already ni babiri ni Alex Wobi na Demola Lookman nabandi babiri nabo bari ku mpande nabonye n'abanyanjere bamwe namwe babyitiranije ariko Chukwueze ngo yarari ku 8 ariko siho yarari ahubwo muvuma yakoraga zatumye abakinnyi bacu bo hagati barimo na Samuel Gereti gukora build up bibagora kuri cyo warugarutse ngo yari yabatekereje ko bari buze nibura guholding umupira ariko icyabaye niki kwera abakinnyi ba Nigeria guhora bakora muvuma nyinshi hagati mu kibuga kandi personality zitandukanye cyangwa se abakinnyi batandukanye Jihad niba niba yarafite mission yo kuvuga ati Jihad wowe urabu uri kumwe na Alex Wobi Alex Wobi mu kanya gato urajya kubona ubone yamwiyatashe ari ku ruhande usanga yamukurikiye ugiye kura muri mediane yacu kenshi
Bonne irasa nk'ukasiriza ku ruhande rw'iburyo, Jihad agasa nk'ukasiriza ku ruhande rw'ibumoso, ariko Jihad wamuturakinga ugasanga niwe uri muri rekipera ibumoso kubera ko yakurikiye umukinnyi. Niba mu kibuga bamubwiye ati wowe babyita kuvuga ngo yamutwaye ugiye kureba n'igitego twakubiswe, agakora icyo bita desequilibre akagukura mu mwanya wawe, badukuye muri position twakabaye duhagazemo. Abakinnyi bacu bo hagati babakuye muri position bakabaye bahagazemo. Yes, igitego cya Osimhen kuko reba counter yabayeho, reba metero yirukanse, reba ibirometero yirukanse. Icyabaye nuko abakinnyi bacu bo hagati, niba Jihad ari umariki wo besi wo bihagaze, urajya kumumarika usange wamukurikiye, hari umundi wahise uza mu mwanya we yataye umwanya. Ariko Nigeria bo yari mission, ni ikintu bari bazi, nibo babikoze bandabishaka kuko kora aka kanara arimo avuga Reagan yararimo abigarukaho avuga wenda impamvu, avuga ati n'abakinnyi bose bashaka kurekipera neza, bafite niyo karite yo kugumana umupira bakaba bawutwara. Ariko muri ibyo bintu ugira ubigusaba ko ufite umukinnyi wizeye ko muri ubwo buryo kuko u Rwanda uko twari tumeze, Reagan yahahereye ahantu heza. Ubundi impamvu y'urugamba yari yihe ku ma ekipe yo? Impamvu y'urugamba yari yihe? Nigeria yaje bizi ko ari do or die, inabizi yuko baheruka gutsindira igitego mwiza muri ry'u Rwanda, sibye no kudutsinda match kubwa Obafemi Martins. Icyaje kuba niki icyitwa insinzi kuba batari bagifite bahe mu mikino iheruka, bavuga bati ni ikipe itugora. Reka uko byagenda kose uko byakwitwa, abanyanigeria bo bavuga yuko n'ubundi kuba twarabatsindiye iwabo ejo bundi nabo baje bavuga bati byibuze tugira icyo kintu cyo kwiyimura. Ariko umufana so kutabyumva reka nkwereke ikintu gikomeye. Ariko abanyanigeria barababaye dore ikintu cyari iyo barimo bagira ubwo buryo bwo guhererekanya cyangwa kuvuga ati dufite abantu bagumana umupira, biba byiza ufite umuntu ushobora kuba ari budufashe gusora umupira mu buryo bwihuse. Uwo ni wa mukinnyi witwa playmaker, umuntu uri buyobora umukino. Niyo mwayibonye rero kwa guhererekanya kwacu cyangwa se bwa buryo bwo kuri kipere, rega na Samuel Gereti ntago yaburaga umupira, yagiraga ijya akawufata, ariko Sara ukinira he position araza kukinira ntago babonana, araza kukinira mu gice mwabonye ko twitwahererekanyaga mu gice cyacu, mu gihe tubonye Nigeria kubera ko bari benshi basatira nkuko yabigarukaga Reagan, twe tukabobrije gutera igipira kwande kwa nshuti tuzi ukuntu byagendaga. Wasangaga nimero 2 uyu Bright Osaisa mwiragaze wenyine, ahagaze wenyine, uri kumva none nshuti ahagaze hagati y'aba defenseur central babi. William Paul Trust Congo icyo akoraga yashoraga Calvin Bassey ikinete cyakora bro umuntu witwa Calvin Bassey afite igituza wo kuryamishamo brother, ameze nk'umugabo mu gatsata bitaga kigara wala umuvanye uriya musatsi kama ordinaire burya ameze nka cya Yunus ni cya Yunus ameze nk'abatara kigufi, umuvanye uriya musatsi ahita aba Yunus cyapokese kimeze neza. Nunyemerera ruvuyanga gato twari turi mu gice cya mbere, ariko nifuza ko tugisohokamo tukaza kureba mu gice cya kabiri Nigeria yakinnye gute, kuko bavuga yuko yahise nyine yiregeza u Rwanda no tukasa nk'abakikamata. Hari akantu nshaka ko unyemerera ntitugende tutakavuze, ndakwinginze nak'igitego cya kabiri twatinze mu gihe twari tumaze gutsindwa. Ako nagasaza wahoze kumugarukaho abantu bamutemeye itaka, reka njye mubwire uze kumugarukaho ugira ikintu umubwira ku Banyarwanda. Nibyo kuko bavuga yuko ibi bitego bibiri byose niwe bagomba kuba yakoze marikaje neza. Tubiganire tubanze tujye kuri iyo ngingo buryo twatsinzwe icya kabiri, none turubaka ibitego uko twabitsinzwe ntacyo bitwaye. Tujye mu cy'umutoza yakoze mu gice cya mbere, iriya nyine ikiganiro yagiranye n'abakinnyi, ndetse tuvuge nuko twakinnye icya kabiri. Reka duhere wenda ku buryo twatsinzwe icya kabiri, ariko turagaruka no ku cya mbere ntacyo. Sasa izi kipe nkuru hari ikintu zigira nshaka ko Abanyarwanda bene wacu bamenya, tunabeho icyo kintu tukiza. Nigeria ubundi minota 15 ya mbere mu mupira abakinnyi baba barimo gushyuha, bamenyera, biga, basikana, bareba, donc bari kubara ama situation umutoza areba undi ariko yapanze iki, ese animation offensive ze zimeze gute, ubwo ni uburyo basatira, animation defensive zabo zimeze gute, ni uburyo bugarira, bari gukora ama transition gute, agatangira no gusibla les éléments danger akabona ariko uyu nguyu yameze neza uyu, none agatangira kugira utunahindura muri match iyo minota 15 amaze kubona
ishusho y'umukino kuri adversaire mu minota 10 ya mbere tumaze kurya igitego Nigeria yongeye gukinaho indi minota nk'10 igeze nko kwa 20 isa nigabanyije imbaraga uzi icyo bakora ndajya nkumenyeshe ko mu mupira iyo abakinnyi bakora imyitozo kuko utagendera kuri yo endurance na resistance y'iminota 90 uri kuri yo pesi imbere izamu buri kanya niyo mpamvu habanza kuba akantu bita echauffement gushyuha reka mvuge ko Nigeria yashyushye iminota 9 yinjira mu cyo bita main part y'umukino ubwo ni muri je nyirizina itikora igitego ku munota wa 10 itangiye main part yayo ikora indi minota 10 ya main part mu myitozo bayita main part ni igihe cyo gukina umupira cyo gukora je cyo kubara ama situation ashoboka yose mukagereza kuyabyaza ikintu gifatika agace ka gatatu mu mupira mujya mubona abantu iyo imyitozo igiye kurangira abakinnyi batera agapira boroheje bagakora stretching bakoroshya bakita retour calme ako gace kitwa retour calme muri match abakinnyi bajya bakaza kuko utoza abakinnyi ibintu bizaba muri match retour calme Nigeria imeze gute ikurekera baro igasa nirekuye ikagabanya tempo y'umukino n'umuvuduko yari iriho ikakure kugakina irakureka nawe ugatusha umupira muri iyo minota twari tumaze kwinjiza barafinda ndashaka ko tumenya umupira urakoze cyane wacu ntitukabe carried away tugendera mu kigari noneho barafinda Lorenzo na Nuza na Claude batangiye kuzamuka kuri yo couloir tuzunguza amadarapo bati biracitse bati birakomeye ariko mu by'ukuri Nigeria yari yasubiye abakinnyi bose bayo hafi inyuma yiturije yaduhaye iyo tafor uzi ikintu yakoraga iyo yavugaga ngo twirinde ko binjira muri box yacu nazajya atera cross gardien wa baro yifate batrose kumwe barebare mu clearing imipira mubanze mubareke uzi ikintu baba kujyanyemo muri bya bice bine by'umupira psychologically baba bari kugusunikira mu kintu cyo kuba carried away kuba excited twarwa wumve ko none ufite uburenganzira ku mupira si nguyu ataka koresha wingi zawe sunika borotero cross hindura umupira imbere za mushotama agashoti nawe uri umuntu uri wanyu byatumye abantu batekereza ko arafina ngo ahinduye game mu yandi magambo abafana bazikora finda hinduye game muri boxing barifuza ko nabanza mu match muri boxing Lorenzo muri boxing abahanga akina arinda isura akakureka kubita zino ngumi zo munda zitabarwa ategereje knockout tumaze kwa Kareda wize ikintu twaguyemo twisanze Anje Manzi n'abandi bakinnyi bose bamaze kugera ku murongo abanyamiki yo gakabiri bose bamaze gukina highline defense dukina na Nigeria twazamutse Victor Osimhen nk'abakinnyi bakuru ababara icyo bita perte de balle imwe hari umuntu warekipiye baro nari mwabonye dore ukuntu byagenze 30 akajya mwiza ahita kwica arakureka babikora bashaka kabiri cya Osimhen twese twirunda mu kibuga cya twatakaje imwe perte de balle imwe cyakoze gitego Nicolas Jackson uri hariya munyibutse umuntu warekipiye baro ko niko afite dore ukuntu byagenze twebwe umupira mu kirere umuntu awurekipeye biranatangaje kenshi ntakoresha n'umutwe ndiwabonye muze gusubira mu mashusho muri celebration barimo buzura kuri Victor Osimhen Iwobi yagiye gushaka uwitwa Shukweze mwe muze kujya mu mashusho yagiye kumushaka aramuhobera aramuterura mu kirere uburyo yagiye gukinura umupira hari ibintu bibiri icyo yavuze mwene data Aderar nicyo rigana sobanuye mwabonye ko mu gihe twaryoherwaga tugakina murabizi ko barafinda ntabwo ari wa muwinga uza ngo yinjire mu mudefenseri direct kenshi we ahita akubita ya ma step over akinjira nko mu kibuga hagati ashaka gushota kenshi yari materi imipira ye urumva iyo ari materi imipira ye ayitera mu maguru y'abadefenseri ba adversaire icyo gihe deja ufashije adversaire kurekipera bitamusabye imbaraga dore cyaje kuba rero uko twatakaje umupira muri duel witwa Samuel Shukweze yawukinnye rimwe n'umutwe dore cyari cyamaze kuba kubera ko twagize ako kantu ko kuryoherwa ambiance abafana batangira kwereka abakinnyi none ko babonye ko ari byo bazamuyeho nk'urwego Nigeria yakoze ibintu bibiri mu buryo bwo gusubira inyuma bwabo
kuko bafite abamirere kiperateri babiri Iwobi ndetse na Ndidi wongeraho uwitwa Moses Simon uhita asubira inyuma kunganira uwitwa Bright Osai Samuel kuko amaze kujya mu witwa barafinda byasabye ko Bright Osai Samuel umutoza yisamubwira ko agomba gukinira inyuma Moses Simon nawe asubira inyuma basigaranye abakinnyi batatu basatira baza gukora muri contre attaque Nigeria no muri contre attaque mu buryo byari ko ni Anje uko yawuteye n'umutwe ntiwagera ugera uwitwa Shukweze awukina n'umutwe Gasaza Thierry yagize tendance yo kuba ari butegereza umupira ntago pressing ya Uzmeni yakwemerera niyo mpamvu agakoraho dore ikintu cyari mwabonye ko uburyo Anje yateye umupira awusubiza imbere yari yagize akantu ko gutatana na Manzi kuko uze kureba hano Manzi aturuka ashaka gutanga imbere Uzmeni ntibyakunda deja bamaze kuva muri position kuko twe turibeshya ko twatangiye kwataka umutoza yakoze Rick Sekushe iyo abona batangiye kumwataka nibyo rigana sobanuye neza namwe bavuga ngo hatsindagire waragushuka agasubira inyuma ariko afite abakinnyi yizera mu buryo bwose afashe batatu mu buryo bikomeye afata uwitwa Samuel Shukweze akabwira Demora Lukman na Uzmeni nidukora contre attaque turagira iki turagira wa muntu wanima contre attaque agomba kuba afite speed agomba kuba ari umubora kuryo yakwera situation ya 1 contre 1 uwo muntu nuwita Demora Lukman afashe Shukweze mu gihe abona ko bishaka kuba bidakunda abafite umuntu nanone ufite izo karite nka Samuel Shukweze yaha umupira ariko ntibyasabaga ibyo twe twaborohereje arekipe y'umupira rimwe witwa Shukweze n'umutwe akazi ka Uzmeni nk'umwataka aragakora erega ndashaka kukubwira ikintu kugira ngo abantu banabyumve njye sinshaka gutemera itaka kuri Adel Amurusha nubwo twatsinzwe ndashaka ko twibwiza ukuri uyu munsi ihangane twibwiza ukuri tumwe turacyaganira ko Aranzovu babaje bati Nzovu atu Rwanda na Nigeria urabona bimeze bite ati si 11 kuri 11 ati birashoboka ati none twajya mu gikombe cy'isi ati byo ntibishoboka ati nyemwe bari bamwishyuye ngo mutima iminota mike twamaze ati byo ntibishoboka ati cyetse ari abana banjye reka dufate ati mandi irimo Bufaransa na Argentine Nzovu turaje mu kanya twagiye rero turimo gusoza ku gice cya mbere cyaranze Amavubi na Nigeria tugaruka ku bitego Nigeria dutsinze n'amakosa yakozwe ariko mu butumwa nagiye mbona nakiranga kuri YouTube bavuga bati defense yacu yagize uruhare runini cyane mu gutsindwa bira bitego gukora amakosa individual ese nibyo koko nibyo nanjye nahurizaga ko n'abantu benshi bavuga bati Manzi Thierry rwose Reagan yavuga yuko amukunda anamwigana ariko sinzi ko ari bwongere kumwigana muri kiganiro ndamwemera cyane Sorize Simba Chibebe nawe yandike Simba yandikira ahangaha bambwiye bati kuri YouTube bati Reagan dutegere kumva icyo avuga kuri Manzi Thierry no umunsi utari wagenze neza cyangwa se no umudefenseur tumutegereze mu yindi mikino reka tuvugisha ukuri turunganana na twese ko turi kuri pano twatsinzwe n'umwataka witwa Victor Osimhen yatwaye Ballon d'Or ya Afrika 2024 yakinaga yatwaye champion y'Abataliyani ari mu batsinze ibitego byinshi yakinnye quart de finale ya Champions League ya Champions League ikipe ya Nigeria ejo bundi yari kuri finale y'igikombe cya Afrika ejo bundi yakinanaga imbere na Ademola Lookman uwamuha umupira w'igitego Ballon d'Or niwe musimbura we kuri Ballon d'Or niwe mukinnyi ufite Ballon d'Or umugabane wa Afrika ubu ngubu afite igikombe cya Europa League yatwaye muri Atalanta mu Butaliyani afite hat-trick kuri finale ya Europa League tugizanye ukuri niwe watanze assist y'igitego cya mbere kuri Kufra Manzi w'inshuti yanjye Gasaza Simba Jibebe yagiye kwirebera kuri hoteli ya Saint Famille ngo amwihera udufaranga udarishana $100 Manzi umwana w'igikondo Anje umwana wa hariya mu by'Imana nkunda inshuti yanjye yambwiye tuzinyurira iwacu ifatire imyambaro myiza nujya gukora modire yawe ya kabiri tinishime ko agiye muri coaching nanjye reka ngutere inkunga nk'umujama wanjye aba bana bacu reka mbabwire ko natsinze igitego cya mbere tuvugisha ukuri nujya kureba tugikora ikosa umuntu witwa Ademola Lookman agiye gutera iri attaque nanone ngewe kuri Kufra Reagan nta muntu blaming ariko kuri tackle ya Casemiro buriya niyo atera attaque arayisquata akandagira umuntu iriya zone yatereyemo tackle ntabwo agomba gufata risk iri yatayitera umuntu yari ari guhita akomeza yerekeza mu zamu
nyine yayiteye nabi pe yayiteye nabi nyine ikosa ribaho kugira ngo utsindwe igitego nta kuntu byabura. Reba ubwenge rero, Ademora yateretse umupira, musubire mu mashusho mwese murayafite, muyasubiremo mwese murayafite. Umuntu adutsinze igitego Victor Osimhen, equipe buri igiye kudefana nka kuriya umupira w'umuterekano mushaka mugena uburyo mu defana, mushaka kuba ati turakora ibyo bita zone marking, turahagarara nyine mu mazone, dufite abakinnyi wenda barebare cyane, zone yose umupira ushaka kujyamo wenda mufata nka zone nk'eshatu, turahagarika abakinnyi wenda babiri barebare ku buryo baro igwa neza bwa mbere ku mukinnyi wacu. Ni nabyo Nigeria yakoraga kuri baro zose twashaka gutera, wasangaga Troste Congo ari ukina baro ya mbere, yarari kuri premier foto yabo. Ibyo mushaka kubikora, mushaka gukora icyo bita man to man marking, bino umuntu afata undi. Uburyo bwa gatatu murana bimixa, hari ibyo mushaka kuba muti turafata abakinnyi bane bamarika amazone ariko ari abakinnyi bari danger kuri adversaire, abo turabaha abantu bari buze kuba babarinze. Icyabaye Ange na Manzi umwe yagombaga kuba afite Victor Osimhen, ariko reba ubwenge bwabo. Tumaze gukora icyo bita ligne defensive, Manzi ni utaramaritse hasizimo abantu barimo kuvuga cyane Manzi, tureke kubatera amabuye. Ange ni utaramaritse, ni ikintu bombi basangiye ariko gisangiwe kiri mu bwenge muri tactique za Nigeria. Bamaze gukora ligne defensive, urabona wa murongo muhagararaho mukavuga muti adversaire uyu ntago agomba kurenga tutarakuraho baro, kuko nimwe mwegera gardien wanyu, kuko nimwe muri kudefanda, hanyuma bo bakaba bari nk'imbere yanyu, kuko nibajya mu migongo yanyu bari muri offside. Si byose nawo dukoze ligne defensive yacu, bahagaze imbere yacu, ahantu hari hagaze Ange na Manzi, umuntu witwa William Troste Congo, musubire mu mashusho, yagiye abahagarara imbere bombi, kandi ukuntu yabahagaze imbere, musubire mu mashusho ibintu mvuga ngene nabyitegereje. Troste Congo yabahagaze imbere ariko atera umugongo izamu rya Fiacre, ntabwo yarirebaga. Uzi ikintu cyabaye, Victor Osimhen yaje ari gutembera avuye kuvugana na Ademola Lookman, ni ikintu bateguye tactically, nanakibajije umutozo wa Nigeria, yaje neza ahagarara imbere ya Troste Congo. Tubyumve gutya, Troste Congo ateye izamu ryacu umugongo, Fiacre ari mu izamu, nukuvuga ngo amuteye umugongo, we ntashaka gutsinda, ari kureba mu izamu ryabo rya Nigeria. Ni nka Troste Congo ari kurebana n'umuzamu wabo n'uwa Bari, ntabwo ari kureba izamu agiye gutsindamo, we yariteye umugongo kugira ngo arangaze Ange na Manzi, we imbere ye niho Victor yaje arahagarara Osimhen barebana mu maso. Nujya kureba Victor mu gituza cy'umuntu witwa Troste Congo, niho amaboko ye yarari, kwa kundi abakinnyi babiteguye kubuja. Amaboko ya Victor Osimhen yayafatishije mu gituza, we ari kureba mu izamu rya Fiacre ayafatisha mu gituza cya mugenzi we Troste Congo. Ubwo dufite abakinnyi babiri ba Nigeria, uwitwa Troste Congo utari kuba batamaritse ko bamuri inyuma gusa nibazi icyo yakora ko ntari kureba mu izamu, hari na Victor uri kureba izamu ariko batafashe kuko ahagararanye neza imbere ya Troste Congo. Niki cyabaye, iyo bateye umupira usuka abakinnyi banyuranyuranamo, ya maboko ye yari yafatishije mu gituza cy'umukinnyi bita Troste Congo. Victor Osimhen ni ikintu bitoza tactically, yamusunitse abishaka, yasunitse Troste Congo. Gusunika Troste Congo byagonganishije Ange na Manzi mu gihe bagiye kunyuranyuranamo, umwe akurikire Troste Congo undi akurikire nde, kuko yasunitse Troste Congo n'imbaraga za Troste Congo agongana n'abadefanseri bacu baragwa. Kuki bagombaga kugongana? Kuki yamusunitse bari babipanze kugira ngo we aze kumubera icyo nakwita nka protection, amuprotege atagira umudefanseri umukurikira. We yamubasunikiye ngo nimufate Troste Congo, Troste Congo ahinduka nk'icyo nakwita nka bulletproof shield, yamubereye nk'ingabo, yastopye movement ya Ange na Manzi. Nimurebe ukuntu Victor yasajya gutsinda, yaciye mu kayira ka wenyine, barasanga dezembe wenyine, nta muntu numwe bari kumwe, yakoze icyo bita ouverture deep, yasunikira baro mu izamu wenyine. Ikosa ryabaye he? Nukubemerera guhagarara muri ubwo buryo. Ange na Manzi bagombaga buri uzi ikintu yitukora, uraserera dore kumuserera wowe ubazamo hagati Troste Congo na Victor Osimhen, kwa kundi bajemo hagati uri kubitsindagiramo, murasunikana mwasunikana bigateza amahane, byateza amahane arbitre akabanza agastop akaza ati muri mu biki, igabonye yuko ugahita uvuga yanjye mfashe umukino. Na Nigeria icyo gihe plan yabo buyishe, kuko deja uri kubarogoya,
ubu bagiye hagati twebwe twabahaye icyo kintu cyo kuba batuje tactical ikintu bateguye cyuko Trust.com ndetse na Victor Osimhen aribo beza ku mipira mu kirere bagerekerana hanyuma umwe akazajya akora mu matuta mukurikiye undi agasigara agongana n'abadefenseri babikoze babishaka rero n'igitego cya tactique navuga ko ari Manzi na Ange n'umutoza n'umuzamu n'abandi bakinnyi na kapiteni batagize ubwenge bwo kwantisipa iyo situation ko ariyo bari gucrea ariko nyine bagomba uza kandi kano kamwe kuri ririya kosa murebe igitego rwose kina ndimo bikurikiraho neza aduhaye igitekerezo muvandimwe witwa Isayi Gashongore yamubereye bouclier oya mwabonye ko ndayivuga ibintu bibiri mwabonye yuko mu gice cya kabiri bisa nk'agera mu rushya yabahaye izo consigne kwa kundi abakinnyi bajya guhekerana bashaka uburyo utabinjiramo nka adversaire